nyamurongwa timbagirurwane amaso y'inka chemba hagera nyamurongwa timbagira abakorehebe chemba hagera nyamurongwa timbagira nyamurohama ingeso nziza chemba hagera nyamurongwa nyirabutumwa ko watsinze naratebutse chemba hagera nyamurongwa ingongori chemba hagera nyamurongwa abakobwa bakagushagara chemba hagera nyamurongwa icyo shenge cyo mu bikubwire chemba hagera nyamurongwa bagirurwanene umurongo w'imico myiza chemba hagera nyamurongwa icyo shenge cyo mu bikubwire kubwira uko nabibonye chemba hagera nyamurongwa nyamurongo nyamurongo w'ingeso nziza chemba hagera nyamurongwa nyamurongo ni ingeso nziza nguwo amaso y'inka chemba hagera nyamurongwa shenge cyo mu bikubwire ndakubwira uko ntabibonye chemba hagera nyamurongwa igikobwa nge nkwingingewe igikobwa nguhenda igikobwa ngo shereboro wegere heno wegere heno ngwitumire iwayo turabatosheye umusore waruse bose we umugabo ntirwagete wegeka kaje cyosake chewe naze wegere heno wegere heno nkwitumire iwanyu turabatosheye umukobwa waruse bose umubyeyi
wegere hino mwitumire iwanyu turabatashye mushumba w'ubugabo isenyamihigo Shirarungu igabazira tunaziga mwimo senyamihigo ni murumuna guterwa n'abigeze amacu barwanisha
ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Hahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. Muraho kandi inshuti z'akadasohoka, twongeye kwishima kuko turi kumwe namwe kandi tubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2022. Muzagire ishya n'ihirwe kandi uzababere uw'ibyiza mwifuza. Twagarutse rero tuvuga ku birari by'insigamigani. Uyu munsi twaje tuvuga ku mugani ugira uti ari mu mazi abira. Niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe, niba kandi dusanganwe turagusaba gukanda udusaba umugani tukagushakira tukawuguha. Turaje rero turebere hamwe iby'uyu mugani. Ese wakomotse he? Wavuye kuki? Turaje mu kanya. Ese nkubwire ikishenge, se nkugire ntenyabusa, ari mu mazi abira. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu afite ibibazo cyangwa se ibyago, cyangwa bakabivuga ari mu makuba, nibwo bagira bati ari mu mazi abira. Umugani wakomotse ku mupfumu w'amashira witwaga Runombe rwa Muganza wiburagura abana mu Busanza bwa Nyanza, aho ni muri Butare, ahasaga mu mwaka w'1400. Runombe yari mu bihana by'abanyamahame ariho bitaga iburagura abana, akaba umupfumu w'amashira ya Nkuba ya Sabugabo, Umubanda hamwe na Munyanya, mwishywa w'amashira na Rubika murumuna we. Nuko muri icyo gihe cyabo cy'ubuhangange mu bupfumu, umwami w'u Rwanda Mibambwe Mutabazi Sekarongoro ashaka gushyikirana na Mashira by'imitsindo. Mibambwe Sekarongoro yabitewe nuko yifuzaga kuzatsinsura Mashira ariko akabinanirwa. Nuko rero amutumaho intumwa ashaka kumwiyegereza by'imitsindo kugira ngo hanyuma azamwigarurire. Amutumaho ko amukunda, ati kandi ikimenyetso cy'urukundo ngukunda nuko nguhaye umugeni. Intumwa ya Mibambwe iragenda no mu kivumo cya Nyanza aho nyine Mashira yaratuye, iti Mutabazi yakuntumyeho ngo aragukunda, kandi ngo ikikwereka ko agukunda n'umugeni aguhaye. Mashira rero arishima cyane uko Mibambwe Sekarongoro yari afite umukobwa mwiza cyane akitwa Bwiza budashirirora nirongorwa. Nuko Mashira asubiza iyo ntumwa ati genda umumbwirire uti umubano wawe arawishimiye kandi n'uwo mugeni aramushimye, uti igisigaye ni ukuzagukurira ubwatsi. Iyo ntumwa imaze gutirimuka, Mashira ahamagaza abapfumu be b'ingenzi aribo kera bitaga Rugambwa. Haza murumuna we Rubika na mwishywa we Munyanya n'umupfumu we Runombe. Bamaze guterana, Mashira arababwira ati dore icyo mbahamagariye. Mibambwe yantumyeho ko nkunda cyane kandi ko abimpereye umugeni. Ati ibyo ni ukuri? Nabo baramubaza bati wamusubije iki? Mashira ati namusubije ko nanjye mukunda kandi n'umugeni ampaye mwishimiye nkaba nzamukurira ubwatsi. Munyanya ati ibyo si byo kwemererwa gusa, kiretse tubanje kubisuzuma, ni ukuvuga kubiraguriza. Rubika na Runombe barabyemera, bati ejo tuzajye ku muti, ari byo kuraguza intondwe, ari two dukoko duto bakoreshaga dusa n'uduhore. Buracya bajya ku muti, baragura intondwe, bose barayireba. Rubika yifata ku munwa ati ese bahu, iyi ntondwe murayivugaho iki? Munyanya na Runombe baraceceka. Mashira ati iyi ntondwe ni nziza. Ati ariko ifite intarizi, mbese ni ukuvuga amakuba cyangwa ibyago. Munyanya ati ese kuvuze ko ari nziza kandi ikaba ifite intarizi, igifite intarizi kiba cyiza gite? Rubika na Runombe baraseka, bongera kubaza Mashira bati uwo mugeni Mibambwe guhaye utamumusabye, ku bwawe urabona ko hari umugeni? Mashira ati ni mwiza.
icyatumye avuga atyo nuko yari hanejejwe n'umukobwa wa Mibambwe w'igikomangomakazi. Bava ku muti barataha. Ubwo bari gutaha bari ku karenge ka Nyanza kitwa Karambo, baca ku Mugonzi. Bagiye kwambuka akagezi kari hagati ya Mugonzi na Kavumu kitwaga Akazababa, bambukira ku kanogo kagwamo amazi akizinga nk'ifuro ry'inkonibira. Mashira agize ngo aragasimbuka agwamo. Runomba bibonye arirahira ati, umugeni wa Mibambwe akugushije mu mazi abira. Munyanya na Rubika bungamo bati, uyu mugeni wa Mibambwe ukwiye kumureka, naho ubundi azakugwa nabi. Mashira arabacyaha ati, ntabwo narorera kurongora umugeni wa Mibambwe. Uko bavuga rero, bavuga ko Mashira yari yarenzweho. Ubwuzu bwo kurongora umukobwa wa Mibambwe bwamutesheje ikirere, hanyuma bumwibagiza ububasha bw'abapfumu, ngo naho ubundi nawe yari umuhanga mu bapfumu. Nuko bataha Mashira yarakariye abapfumu be. Bucya yoherereza Mibambwe inka ye yo kumukurira ubwatsi. Haciyeho iminsi Mashira ararongora. Mibambwe aba amubonye urwaho, aramwiyegereza, aramukuyakuya, amuha inshuti, amuhakwaho, amwoherereza abagaragu benshi. Nuko bishyize kera aramwica. Mu byo bavuga rero, ijambo rya Runombe iyo rivugwa barivuga by'agahararo, bishyize kera rihinduka umugani baca babonye umuntu uri mu byago cyangwa mu makuba, bati ari mu mazi abira nka Mashira, cyangwa se ageze mu mazi abira. Kuba mu mazi abira rero bisobanuye kugera mu makuba cyangwa se kugera mu byago. Aha rero bituruka kuri Runombe. Runombe wabonye Mashira yambutse ka kagezi kari gafite ifuro rimeze nk'iry'inkono ibira, hanyuma agasimbuka akagwamo. Nuko ati, umugeni wa Mibambwe agushyize mu mazi abira. Byaje rero kuvamo umugani, biza kuvamo umugani n'uyu munsi dukomeza dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ukaba utazi imvano naho byakomotse. Naha rero byaturutse, kandi tubibutse yuko ibi tubasomera tubikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. By'umwihariko rero imigani ubu turi kubasomera ni imigani yo twakwita muri volume ya kabiri, kuko volume ya mbere yanditswe mu 1980, volume ya kabiri aribwo Buheta yandikwa mu 1986. Naha rero ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, ariko imigani yo nakagaruka kandi ni myinshi. Tuzakomeza tuyibashakire, tuyisome, hanyuma twungurane ubumenyi, twungurane ubuhanga abanyarwanda badusigiye. Niba uri mushya ahangaha rero, turagusaba kandi gukanda kuri subscribe aho hasi, kugira ngo ujye umenya imigani, uyimenyere igihe utazayibwirwa n'abandi. Naha ducumbikiye, tuzasubira ubutaha. Mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane. Unyumve nawe uko ushaka, umbwire nawe uko ubyumva. Imana nibishaka izaduha tubane, kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda, kuko ariyo yashatse kunkunda nkagukunda. Twaremanywe urukundo, tugomba twese gukunda. Uwo ari we wese ushimye unyuze umutima wawe. Iyo sedisi nkubonye, undeba nanjye nkureba, ugaseka maze nkabyumva. Umutima n'uwo mawe, nta mwanya w'agahinda. Babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Babara nta kuruzi unyuze umutima wanjye. Inzira n'umuhanda
gahinda ijoro n'amabanga kuki se nta gusura mfite urukumbuzi nakumenya uko wamenye ubonye numva ngushimye ubwiye numva urabyumva umutima wanjye ukeneye umwana mwiza nkawe ngwino se mwana mwiza ngwino ibyishimo rwagihuta n'igikoko kinini n'igisimba cyiza cyane kitaryana iyo nkibonye numva mfite ubwoba buvanze no kuza kuko kitaryana nibambabeshya muze mukirebe ntimugire ubwoba kuko kitaryana ngwino cyagaze ugikorakorema ugikore buhoro ntugire ubwoba kuko kitaryana mama yolele iyo gishavuye gisa n'intare yica kiba kigiza nkana ngo ukinginge cyegere buhoro ukiguyaguyema ukigushe neza ntutinye na gato burya ikiryana gikunda into iyo zitaramye kigira amarira agihora hafi abatakizi bicwa no kutakimenya barwaye intimba yo kutakibona yo rwagihuta eloko munene eloko makasi eswakate soki omunie kobangayete simbaye malembe o eswakate rwagihuta eloko munene eloko makasi eswakate soki omunie kobangayete simbaye malembe o eswakate ikiryana mbaroga ikiryana kizana amahoro ikiryana igipfura we ikiryana cyarwagihuta ikiryana 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 mbambaroga ikiryana we ikiryana cyarwagihuta ikiryana kizana amahoro ikiryana igitore we ikiryana igipfura we ikiryana ikiryana ndagikunda mama ikiryana ndagikunda shenge ikiryana cyarwagihuta we ikiryana ikiryana kigira impuhwe ikiryana mwongeye kwirirwa twongeye kugaruka rero tuvuga ku birare by'insigamigani nk'ibisanzwe uyu munsi rero turavuga ku mugani ugira uti ararira ayo kwarika. Ararira ayo kwarika ni umugani dukoresha mu buzima bwa buri munsi ariko nk'ibisanzwe ntituba tuzi imvano n'inkomoko yawo.
tugiye kureba rero tumenye aho waturutse, tumenye aho wakomotse. Niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo umenye imigani tujye tuyiguha uyimenyere igihe ntuyibwirwe n'abandi. Turaje rero turebere hamwe iby'uyu mugani. intwari itikanga imyato Ararira ayo kwarika. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu urira cyane abitewe n'umubabaro, nibwo bavuga bati ararira ayo kwarika. Umugani wakomotse ku mukecuru witwaga Nyiragahira, yari atuye ku mukingo wa Mwanabiri mu Nduga. Ubwo ariko byabaye asigaye atuye Shyorongi mu Bumbogo bwa Huro, aho akaba ari muri Kigali ahasaga mu mwaka w'1500. Aho Ndori ya Ndahiro abundukiye haviriye nyine mu rwihisho yari yarabundiyemo, ni ukuvuga aho yari yaracikiye ikaragwe k'abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana. Abiru ba se Ndahiro Cyamatare baramwimitse bamwita Ruganzu. Abo nibo Mpande ya Rusanga Icyotamakara, hakaba witwaga Karangana ka Yuhi, Mukona ka Mashyoza, Cyabakanga cya Butare, Inyamweru mu Bumbogo, Mpyisi ya Sagisengo Igihinga na Ruzege, aho nyine ni muri Kamonyi, Bwami bwa Muriro, uwo ni umutware w'Ikinyinya cya Yanza, n'abandi bari abaryankuna rero bagaruye Ndori. Bamaze kumwimika aherako atangira kubundura u Rwanda. Ubwo rero kwari ukurugaruramo umutekano, ngaho mu Nkiga, ngaho mu Kiyaga, ngaho mu Kinyaga, ngaho mu Busanza, yewe ubwanamukari bwose, mbese impande zose z'u Rwanda azigaruramo umutekano. Nuko rero Ruganzu amaze kugera ku ngoma no kunesha abahinza benshi, Ruganzu aricara aradendeza. Ubwo yari yubatse iruhashya na Maza, aho ni mu Busanza bw'epfo i Butare. Urundi rugo rwe rukaba rwari ruri mu mwugariro wa Gikongoro, aho niho bita ku Kigeme uyu munsi. Ubwo hariho rero umuja wa se witwaga Nyiragahira, nawe wari umuryankuna cyane. Ruganzu yari yarasanze amaze kuba umukecuru. Niwe rero abaryankuna bari baravugiyeho bati ino nkuru wayibwira Nyiragahira. Uwo mugore yari umusyi w'ibwami, agasya ifu yitwa inono, bayisyaga inshuro 6 ikabona kuvugwamo umutsima witwaga ingezi. Bukeye Kibuye iraganda. Kibuye rero yanga kugarukira umwami, nuko Ruganzu ategeka ingabo ze zitwaga ibisumizi kuhatera. Zirikora ziragenda zirahatera, dore ko nawe yigiraga ku rugamba barajyana. Bageze mu masangano ya Rubengera, umugabo witwaga Biti Bibisi yica Ruganzu. Yamwishe rero amurashe umwambi mu jisho. Ibisumizi biheka umugogo we, nuvuga umurambo w'umwami. Bageze mu banyanzoga be witwaga Rusenge, bamuhisha ko yapfuye. We na rubanda rundi nyine bababwira yuko umwami aruhutse. Bararaho bucya bamujyana i Rutare kumutabarizayo, ni ukuvuga kumuhamba. Ariko mbere yo kumujyana, Rusenge yari yabimenye ariyahura. Ibisubizi bimaze gutabaza umugogo wa Ruganzu, bigarukiwe iruhashya kubika. Bigeze mu nzira byiyahurira mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange, bivuga ko Rusenge yabirushije ubugabo. Biti urabona ukuntu Rusenge yaturushije ubugabo akiyahura kuko umwami yatanze, hanyuma twebwe tukaba tugiye kubika inkuru y'ubusa. Nuko rero baraterana bararwana, nuko barapfa barashira. Bamaze kwiyahura noneho mu Rwanda bamenya ko Ruganzu yatanze. Ubwo inkuru iba kimomo, inka zivamo amapfizi, abagabo biyogoshesha inkomborero, ari nabyo kuvaho amasunzu nyine. Inkuru igumya kurandagatana igera i Shyorongi mu Bumbogo bwa Huro kwa wa mukecuru witwaga Nyiragahira. Abagiye rero kumubwira inkuru basanga yaritse umutsima. Acyumva iyo nkuru araturika ararira ati Ndahiro yansize mu Rwanda, none na Ndori arunsizemo. Yunama hejuru y'inkono yavugagiramo umutsima, ararira cyane. Amarira rero yariraga akajya agwa mu mazi yaritse.
Nyiragahira akomeza kuririra muri ya nkono yaritsemo ivuga umutsima, ikiniga kivanga n'imbamutima, nuko byivanga n'ibyunzwe yunamye muri wa mwuka, biramuzabiranya arapfa. Anogonoka amarira yivanze n'amazi yaritse. Nuko rero kuva ubwo babona umuntu urira cyane kubw'umubabaro n'agahinda bakamugereranya na Nyiragahira, bati ararira ayo kwarika. Kurira ayo kwarika bisobanuye kubabara bitagira ikivurira, kubabara bitagira akagero, hanyuma ukabura uguhoza. Naha rero umugani wacu ucumbikiye, naha tuwusoreje, ariko ibirari by'insigamigani byo nakagaruka nk'uko bisanzwe. Uyu mugani rero udusobanurira neza iyo umuntu avuze ati urarira cyangwa se runaka ararira ayo kwarika, umenya aho byaturutse, umenya aho byakomotse. Ibi rero ni bimwe mu buvanganzo, ni bimwe mu bucurabwenge bw'ikinyarwanda bw'umuco wacu w'abanyarwanda. Naha ducumbikiye tubibutse ko ibirari by'insigamigani tubibasomera mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1986. Niba wifuza kugira umugani umenya cyangwa se ukagira ubumenyi kuri wo, ukamenya aho wakomotse, twandikire hasi utubwire umugani wifuza, hanyuma tuwugushakire. Niba uri mushya turagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe wiyandikisha, kugira ngo ejo n'ejo bundi uzajya ubona imigani uyibonere igihe, uyibone ntawe ukubwiye ko twawushyizeho, ahubwo wowe ubyibonere. Turabashimiye cyane kandi turabakunda. Imana y'u Rwanda ibahe imigisha. Intwari itikanga imyato, irwiyemba aho batinya, mugabo utiyegura inkema, amayambere agumye nanzi yitebwe n'ubugwari. Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba mu bwigunge. Ubwigunge buraryana, burya bwagashe rubanda, uwakabaye umuhanzi azimata n'ubugeni, nanzi igitebwe n'ubugwari. Rutimbo sinzaba mu bwigunge, Rutimbo sinzaba mu bwigunge. Zibukira twumva imbaga isaziye ku migambi, ubukene bw'akarande butaza kuzizina, nanzi igitebwe n'ubugwari. Inda mama, inda mama, inda mama we, inda shenge we, inda mama, inda mama, inda shenge we, inda mama, inda we, aho tari tari inda mama, aho tenyera ndera inda mama, ahizihirwe ndaguhimba mama, uramba bigiwe ndaguya
mama